papa aranyanga pe. Yesu wa Nazareti. Mana yanjye. Uzi kuba ukera kandi ufite iwanyu. Komera bambi, komera. Komera ihangane. Pore. Papa agiye kunyita anyita ngo dupfe kubana. Cyangwa mama wawe yakubyaye hanze. Oya, njye nabajije famille zose. Uwo mbasha kwishikira wo kwa papa n'umuntu umwe gusa. Bandi bose baranyanga ni muri umuna wa papa. Niwe bambwiye ko ari papa. Nabasaba ari umuna ba mama ati uriya ni papa wawe. Nta muntu n'umwe utazi muri famille ko papa nyanga. Ubu buzima bumaranye igihe kingana iki rero urara hugeze? Imyaka 7. Imyaka 7. Imyaka 7 irashize. Ongera dusubiriremo. Iyo uri iwanyu yufashe urugendo mu rugo papa na mama bari kumwe mu ntara. Yego. Iyo ugiyeyo nk'umwana ugiye mu rugo. Bakwakira gute? Kugenda uraraguzwa uri umukobwa kandi urabona igihe ugezemo wenda sinzi ntabwo nakubajije imyaka araho nubwo mutinda no ku myaka yanyu gusanga ntimuyivugaho ibyo byose ndabona ko ushobora kuba waba uri mu myaka irenze 21. None nkibaza ngo imyaka ugezemo niyo kurambagizwa ukajya mu rugo na ukarushinga ukaba mudamu nk'abandi wagira n'amahirwe urugo rwawe warwubahisha ibintu bikagenda neza. None uku kuraraguzwa aho ugeze kubera ko ababyeyi bataguha umutekano utabisanzuraho ukagira ubwo utorongera ukumuzenguruka gutyo wumva bizarangira gute? Reka twongere tubaha ikaze bakunzi b'Umwana TV aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Tubaha ikaze kandi tubashimire mwebwe mwakoze subscribe kugira ngo inkuru zacu zose n'ibiganiro dutegura hano ku Mwana TV bibagereho neza cyane. Abari mu mahanga tubashimire, muri abantu b'agaciro cyane kandi tubifuriza amahirwe masa no guhaha mu karonka.
reka mbwire ababyeyi, nimba utarazigamira umwana wawe muri ejo heza, hari ikintu cy'ingenzi waba wibagirwa, kandi ni byiza ko muzigamira. Gufunguza konti muri ejo heza ukoresha telefone yawe, ukanda akanyenyeri 50 ugashyiraho urwego, ugakurikiza amabwiriza, ibintu bikagenda neza. Nicaye i Nyamirambo, neza ni ku ibarabara rya nyuma, mu Kirundi niko babivuga, muri ihangana mbivuge gutyo mu Kirundi cyane ko nabo badukurikira bari Bujumbura, hariya kuri Gare du Nord. Mwese ndabazi, Buterere nabayeyo, mwese ndabashuhuje. Ndi imbere rero y'aho ngaho Nyamirambo, nkuko nababwiraga, kuri La Hacienda Bare. La Hacienda Bare ibafitiye byinshi bitandukanye, no kuvuga ngo harimo bare, harimo restaurant, harimo ibyumba byiza byo kuruhukiramo mu gihe mwakoze imirimo yanyu, ndetse harimo na sauna massage. No kuvuga ngo uhageze ibintu bigenda neza. Umwari waho uri kuri reception Liliane azakwakira neza kandi ugubwe neza. Ntangiye ikiganiro, ndabizi ko ushobora kuba utishimye, inkuru yawe ushobora kuba isa n'iyuyu nguyu tugiye kuganira. Uko bimeze kose ndabizi ushobora kurira, kimwe nuko nawe nzi neza ko amarangamutima ye muraza kuyihanganira. Katubanze tumwakire, aratangira bibwira. Nitwa Uwimana Mediatrice. Nkaba mvuka mu Majyepfo. Vuka mu Majyepfo. Ya. Umeze neza? Ya, umeze neza nyine biraho. Yo, nuko ihangana. Umuntu agomba kwihangana ko nta kundi yabigenza. Dihanganye se wabigenza ute? Yo. Harabona indi hombwira ko inkuru yawe ushobora kubisa niyabo, bagize amatsiko. Batese Mana yanjye inkuru yiteye ite? Dusangize ubuzima bwawe, uri muntu ki? Twahuye mbona urira, nkubajije nti kucyurira. Tukomeze gutya singira homba. Nago mpagira, ngenda ndara mu nshuti, mu mafamiye, aho ngeze nyine ndaraho, kuko nago ngira homba. Kubera iki? Byatewe n'ababyeyi. Ababyeyi bawe? Ngewe na 2013 nigaga mu primaire, ndangije nyine nkajya mbura amakayi, nkajya mbura ikaramu, nkajya njyana ibirenge ku ishuri. Nkajya mbwira mama se, mama wangu uri ikaye, kambwira ngo nzagende nyisabe papa. Nakora kuri papa ati genda isabe mama wawe. Ariko ubu none ntago mba mu rugo. Jise nicyo nanjye turahuye mbona uriho wihanagura. Ngira ngo wari unabuze tike yo mu modoka. Ya, nari yimuze, bari bamfasha, ahubwo ngiriye neza. Imana iguha umugisha. Narindi nyine kujya kureba umushiti wanjye warundangiye ngo ningende marare, ariko ejo nzataye. Ubu ntago naba mu rugo kubera papa. Komera bambi, komera ihangane. Pore. Papa arambwiye ntago ngushaka hano. Ambwiye papa, ubundi ubona bizagenda gute? Bagiye kumbwira, arambwira ngo we ngumeze nk'ikinyendaro, kandi ndabizi neza ko ari papa wanyibyariye. Gusa amateka bamabura abari menshi. Bambwiye ko mbere mama yarambyaye. Yego. Nyine ndwara utuntu tw'uduheri, nyine impinja zikunda kurwaragurika. Mama akajya amvuza, ariko iwabo batabishaka kubera y'abana. Mama na papa babaga iwabo wa papa. Papa igihe cyo kwandikisha abana urakibona. Nk'iyo bagiye kwandikisha umwana, buri wese avuga amazina y'umwana. Papa agiye kunyita, anyita ngo dupfe ku bana Mediatrice. Niko witwa? Oya, mama yaragiye arikozaho kuko mama yarankundaga, ntago ari nka papa. Mama arangije ihangane, komera ihangane mama, ihangane, komera. Mama arangije nyine aranyandikisha, yandika Uwimana Mediatrice. Mama hari igihe nicara nkabwira mama se, kubera iki mwanyise dupfe ku bana? Mama akambwira nzabibaze papa. Nkabura mbibaza, nkabura naho mpera, nyine ugomba gucicika kuko nta n'icyo warenzaho.
reka duse n'abasubira inyuma gato kugira ngo abantu batwumve neza. Ubundi ni iki ahanini kugira ngo abantu baze kumva imvo n'imvano y'ibi, ni iki gituma ababyeyi batagukunda nanjye ntago ushingiye kuri papa? nanjye ntago nzi impamvu. Papa aranyanga pe. Yesu wa Nazareti, mana yanjye. Uzi kubaho kera kandi ufite iwanyu, nta hantu ngira mba. Nababwiye bamena amafaranga ngiye kwiga bakayanyira. Yesu we. Nk'ubu hari igihe ntegeza nkavuga se namenyana n'umuntu nk'umuhungu yambwira ngo tubanisha, nkumva nahita ngenda kubera ubuzima mba ndimo. Yesu we. Banumva nahita nishingira, nuko nyine ngira abantu babashite bakajya bambuza bakambwira ibyo ntago ari byo. Wakwandarara noneho ukandagara kurenza uko wari ubayeho, ukagira agahinda kenshi, nyine nkabyihorera. Ariko buri munsi mbano komera wambi, komera mba numva nakwishingira, ariko nkavuga oya, naba mbashimishije nyine bakishimira ibyo banyifurije, bahora bambwira ndi indaya, ariko ntago ndiyo, uko baba bari kunyurira. Nta kwiga mbese uvunike mu rugo, ariko kandi inawe ibyo bagomba nk'umwana batabiguha. Nta kintu na kimwe bampa. Niga muri primaire nize bigoye. Nize bigoye ku buryo bibabaje. Nibaga ibishyimbo kugira ngo mbone ikayi n'ikaramu. Ndabyuka papa yigeze kumfata nabi, ibyo nabihaye umushite wanjye ngo abingurishirize. Icyo gihe narakubiswe hahandi. Hahandi nanjye nabuze uko mbyifatamo. Papa yajya yinjira mu nzu agakinga, yasohoka agakinga, akajya ambwira ngo ntamwibire ibishyimbo. Ndavuga ubuzima ntago nazabushobora, reka nigendera. Nyine ndagenda, niko kuza muri Kigali. Ko numva ari hatari, ni danje. ni ukuvuga ngo byari byo kuvuga ati umwana akeneye kwiga, byari byo kuvuga ngo umwana akeneye kwambara, ibyo byose niyo yanangiye mituweli ayo mafaranga yicara yanyishyuza. Ngewe njya numva ngo hari ababyeyi nyine batajya baha agaciro abana, rimwe na rimwe ugasanga nyine barabafata nk'abantu batabyaye, rimwe na rimwe nkabifata nk'ibintu biri blague bitabaho. Oya, bibaho. Se nk'ubu ntago ngira ahantu ho kuba kandi iwacu inzu zirahari. Ukubaho nyerakera nanjye ntago ari uko mba niyanze. None se ngewe noneho ikibazo kimwe, wowe mu bushakashatsi bwawe nawe urabona ibyo ari byose uri umwana, ariko nanone uriho uraratekereza cyane. Iyo ubigenzuye neza, papa wakubyaye niki ubona wowe kibitera nyirizina? Ngiye papa namwangishijwe na ba masenge, kuko ngo mvuka ntago bigeze bankunda. Kuko utari uwabo se? Ndi uwabo. Ariko nanjye ntago nzi impamvu. No. Ngiye bicara niyo bashiki be baje mu rugo. Ubwo nyine nshaka ahantu njya kurara. Bahita bamubwira uriya ni indaya mwirukane, ni nka ba nyina wabo. Ugasanga nyine nuko nguko bihora mu nduru. Waravutse banyagusenge barakwanga? Cyangwa mama wawe yakubyaye hanze? Oya, njye nabajije famiye zose. Uwo mbasha kwishikiraho wo kwa papa n'umuntu umwe gusa. Bandi bose baranyanga, ni muri umuntu wa papa. Niwe bambwiye ko ari papa. Nabasaba ari umuntu wa mama ati uriya ni papa wawe. Nta muntu n'umwe utazi muri famiye ko papa nyanga. Ubu buzima bumaranye igihe kingana iki rero urara hugeze? Imyaka 7. Imyaka 7? Imyaka 7 irashize. Ongera dusubiriremo. Iyo uri iwanyu, iyo ufashe urugendo mu rugo, papa na mama bari kumwe mu ntara. Yego. Iyo ugiyeyo nk'umwana ugiye mu rugo, bakwakira gute? Ndakubwira ati ndara no hanze cyangwa ajya gushaka ahantu ncumbika. Kubera iki? Ntago baba banshaka mu nzu yabo. Ndetse ababyeyi bawe ni abakristo cyane abapagani? Ni abakristo, baranasenga pe. Basenga? Yego. Kindi kumva hari shobora kuba haba harimo indi mbaraga bibatera hari. Nk'ubejo papa naramuhamagaye
nahamagaye musaza wanjye mutoya ndamubwira nasanze ari muri umunange wundi uyifite ndamubwira se wamaye papa nkamwiyakira Noheli papa agiye kumubwira arambwira ngo nkuriyo ndaye imbere. Yesu we nose akwita inda yashingiye he nshuti yanjye? Ntago nzi impamvu sharanyanga pe. Papa anywa inzoga? Arazinywa. None se ubundi mu rugo mama na papa bo babanye gute? Babanye neza ntiwanamenya iyo mara ubundi nicyo kibazo. Iyo mari nibwo hatangira kuzamo rwaserera navuza kujya mu mbasenyere. Papa ubushize yarambwiye ngiye uje mu rugo rwanjye uje kunsenyera. Ko ubushize nashatse no kumujyana kuri RIB. Umusaza wanjye arahamagara arambwira ngo hoya ngo ibyo byihorera. Wari ugiye kubigenza? Wari ugiye kumujyana kuri RIB? Nanjye nyine uwo munsi ashaka kunyica ashaka kuntema. Nahamagaye kuri RIB barambwira ngo nimbanze njye kumureba. Byari bitewe n'iki? Yarashakaga kunyica ngo nuko ntagiye gushyingura mama wiwe. Nari namamagara kuri RIB baranyihorera. Banyihoreye nyine mbura uko mbigenza ndaceceka. Njye nibwo nagiye kurara mu ishyamba. Vuba ahangaha nabwo? Yesu wa Nazareti. Ese ibyo bintu ko numva biteye ubwoba kwe. Ntago byoroshye. Uzi ko bahura ugenda urara aho ubonye buri munsi. Ni ibintu biba bigoye. Hanyuma hari ibintu kabisa umuntu anabaza kumva babuze ibyo abaza. Uko nanjye harimo urujijo nese nimba mbona abandi bavandimwe barabakunda. Nk'ejo bundi ndi mu rugo. Cyangwa reka tubwizanye ukuri. Ushobora kuba basuzugura. Shama nanjye wasuzugura umubyeyi kuva mu wa mbere primaire kugeza mu wa gatandatu. Kandi uriho unakura noneho. Ari nanjye nakoreye urugo rw'iwacu man nararukoreye nuko batashi. Papa kakwanga. No kuvuga ngo nimba mbyumva neza papa agushinza uburaya. Ego. Muri make ni nko kugutoteza. Kandi mu by'ukuri nturiwe. Ntago ndindaye. Komera bambe. Umwana iyo yavutse mu muryango ubundi bamwitaho niko bigenda, ariko hari nubwo ababyeyi bivumbagatanya bakanga kugira ikintu na kimwe bamukorera bamufasha, byaba ari bijyanye n'amashuri bwaba ari bwa buzima nyine ababyeyi bagomba gukorera abana byose bakabishyira ku ruhande. Nimba mbyumva neza wavuze uti papa ni umunywanzoga anywa inzoga, kandi yo kumwita umunywanzoga ahubwo anywa inzoga. Nimba anywa inzoga ubwo wenda no kugasoma biba birimwo, ariko nanone wowe biragaragara ko nanone nubwo ufite ibyo bibazo ariko uragaragara nk'umukobwa w'umusirimu. Hariho n'igihe ashobora kuvuga ati uyu mwana wanjye uko bimeze kose kuba ameze gutya wenda nta bagabo bamugira gutya. Akabivuga gutyo. Iyo uri mu rugo kugira ngo duhere hano, iyo uri mu rugo usibye kuba yagutesha umutwe nyine nawe ukaba warusohokamo, ubundi uba witwaye gute? Shamba icyo bambwiye cyose ndagikora. Ntago mbasuzugura pe. Kuko niyo babwiye umuvandimwe wanjye ngakora ikintu akanga kugikora. Ndicara nkagikora kuko nanga gasigane. Yego. Nabyo kuvuga ngo ndi umusirimu. Mani ni imyenda nambaye niyo natiye. Uvuze ko umaze imyaka 7 umeze gutya. None ubwo umaze nko kurara mu ngo z'abantu zingana iki? Ntago nzi umubare. Naho nkubeshye. Nisa mbonye hose ndara. Ubu sinzanyishira simba banjyanye kuga sinzi ibyo bari kunkoresha. Nyine bari bakwise ngo ndi umutekamo. Yo. None izo ngo umaze kuraramo ni zingahe utekereza wagiriyemo ibibazo utazibagirwa? Ni nk'icumi. Wagiriyemo ibibazo? Nagiriyemo ibibazo. Urugero rw'ibibazo bimeze bite? Nimba ugiye wenda nk'umumama w'inshuti yanjye akambwira ati ngwino tubane nkagenda. Yego. Yarebye akabona sinzi uko ababibona akambwira aho yanago byava mutazantwara umugabo ugenda mvira mu rugo. Gute? Akoziza ukuteye? Wenda banziza uko neye nuko meze wenda yumva atizeye sinzi impamvu. Ariko ngiye ntago ari cyo kiba kingenza. Ngiye mba nshaka aho naba nkagira impamvu mvuze ngo ukuteye cyagiye bakubwira ngo ntabwo ngo wishyuye ngo sohoka. Hari wavuze ngo se ngo umukobwa mwiza ngo uteye kuriya ngo nawe ngo baramusohora. Ariko mbona uburana uvuga ngo ikarita iriho amafaranga. Ubundi yari iriho amafaranga? Nta yarariho.
kwari ugutirisha, kwari ukubabeshya ngo nigendere. Yesu we. Nari mbabeshye ngo ndebe uko nagenda, nese nari ati umukobwa uteye neza ngo nk'igisabo, ngo ni igisambo. niko bari kuvuga mu modoka. Noneho nari ndumvuga ati abo badamu nabo ntibabishingiraho rero. Aya badamu basinzi ikintu dupfa. Ese nimba wenda n'umumama turi inshuti, nk'ubu ndamuhamagaye nkambwira ati wambabare nkaza nkarara iwawe. Uragenda ukaharara, yabona wirinda kuvugana n'umugabo we. N'umugabo we utese wabana n'umuntu mutavugana? Nese mwavugana gute? Niyo umugabo yaza nicaye muri salo, ntago namukingurira. Ntiwakingurira nde? Uwo nyir'urugo wenda ni umushiti wanjye nagiyeho, ndaharaye, arangije arambwira ati tumarane nk'icyumweru, wenda nta mukozi afite, ndemera nkaba mpari. Ariko muri iryo joro umugabo ari butahe, ntago ndi bumufungure nimba nyicaye muri salo. Kugira ngo atavuga ngo hari ibindi twagiyemo. Akaba ari wabikubwirije se cyangwa wowe? Ari nge nk'umugabo akomanze ndi muri salo nicaye, undi wenda agiye nko muri dushe cyangwa agiye nko kuryama, ngiye nkiri muri salo, ntago namufungurira. Kandi ari nyir'urugo? Ndagenda nkakomangira umugore akaza. Voilà. Kugira ngo adahita akwibetana wenda akagusoma se, byose birashoboka. Kuko mu bintu nirinda n'ibyo bibamo. Kuko ntago mba nshaka ko ibyo papa avuga ankekera ko byabaho, kuko ntago mbishaka. Ejo azanabone wanatwaye inda. Ejo azabone natwaye inda ho ya. None ikibazo rero ngewe nibaza nashatse ko tunaganiraho nyuma yo kukubona kuriya. Kugenda uraraguzwa uri umukobwa, kandi urabona igihe ugezemo, wenda sinzi, ntabwo nakubajije imyaka, araho nubwo mutinda no ku myaka yanyu ugasanga ntimuyivugaho. Ibyo ari byose ndabona ko ushobora kuba waba uri mu myaka irenze 21. Noneho nkibaza ngo imyaka ugezemo niyo kurambagizwa, ukajya mu rugo nawe ukarushinga, ukaba umudamu nk'abandi, wagira n'amahirwe urugo rwawe warwubahisha, ibintu bikagenda neza. None uku kuraraguzwa aho ugeze, kubera ko ababyeyi bataguha umutekano, utabisanzuraho, ukagira ubwo utorongera ukumuzenguruka gutyo, wumva bizarangira gute? Ubwo nyine aho Imana izangirira neza nibwo nzabona aho kuba, wenda nk'uwamaho kuba aho wakibana cyangwa kubana n'umuryango. Kubana n'umuryango, nkabona aho kuba, aho batubana, cyane ababera umwana mwiza, icyo cyo ndakizi. Nkabona aho kuba. Wagushakira se aho wibera hawe wenyine? Oya, ntago nakwibana. No. Bajya noneho bajya bavuga ko ndi indaya, ntago nakwibana. Uramutse wishakiye nk'inzu yawe? Oya, ntago nakwibana. Yo. Niyo mpamvu mvuga ngo n'uwamaho aho kuba, akamu umuryango tubana, byaba ari byiza. Cyangwa kanera nk'inkunga, nkabona inkunga nyine nanjye nkagira icyo nikorera, ukagira nk'akazi, byaba ari byiza. Nabwo kukagira udafite aho utaha. Iyo wabonye akazi ubona nawe utaha. Inkuru yawe iteye ubwoba pe. Nakunda, ariko umuntu agomba kwiyakira. Ariko ihangane. Kwihangana bitera kunesha. Uri umukristo? Ndasenga. Ihangane, Imana izakugirira neza. Kandi no kuri, reka mbwire abadukurikiye ko buriya umuntu ushobora kwicarana nawe ukaba wamwumva, rimwe na rimwe ibye ukabisuzugura, kuko Abanyarwanda baca umugani ngo agahwa kari ku wundi karahandurika. Uyu mwana w'umukobwa, mujya mwumva abana bavuye mu rugo kubera gutotezwa n'ababyeyi no kutabakunda, babaho rwose aba babyeyi. Abana mujya mubabona benshi biyahura, abandi bagafata nyine inzira yo kujya mu mihanda. Urumva ko uyu we rero umutima nafite, ntabwo ibi byose ntabyifuza, cyane ko anaciye akenge. Ryewe rero dukubitanye kuri bisi nagiye kubona mbona umwana w'umukobwa baramusohoye, nari ntambutse ngo ntabwo ikarita ye iriho amafaranga. Noneho we ashaka gufurusa ngo iriho amafaranga, ariko urumva ko mu kiganiro twibwiriye ko mu by'ukuri bwari uburyo bwo kugira ngo abashe kugenda agera aho ajya. Hanyuma nyuma y'ibyo yambwiye ko ngo yabanje gusaba, aratereta biranga, kandi yaragiye kure. None aravuga ati noneho ubwo gutereta byanze,
reka nanjye nze ntirishe wenda n'inkozaho ikarita yanjye bishobora gukunda. Birangira bidakunze ubwo mbonye bamuteraganwa ngira gute ndareba ko kuko mumubona ni umuntu mu by'ukuri nawe wanyereraho, nawe ahubwo ushobora no gusaba. Ariko arambwira ati nukuri njyewe meze nk'inzererezi kandi simbyifuza. Ubwo rero nibwo musabye ko twagirana ikiganiro nkamenya ibyo bintu ibyo ari byo, nuko tuza kuri iyi bare ndetse na resitora nziza cyane iri hano imbere y'uyu muhanda ku ibarabara rya nyuma, ku muhanda wa Nyamirambo. Turaganiriye byinshi mumaze kubyumva, ariko aravuga ati njyewe niboneye umuryango niberamo cyangwa nkabona n'akazi, byombi bishobora kumfasha kandi bikampa umutekano. Mu by'ukuri rero ntekereza ko wowe nimba wadukurikiye kandi ukaba wumva iki kiganiro kigukoze ku mutima, wamufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nimero ye nayishyize hano muri kino kiganiro, gusa uko wamwumvise ntumutesha umutwe. Hari barusahurira mu nduru ushaka kuvuga ngo ubwongo katagira iyo kaba ngo reka nga profite. Mu by'ukuri ibyo byo rwose ucire birarura. Nimba ufasha umuntu umufashe utagize ikindi kintu witayeho. Ashobora kuba atari intyoza no kuvuga kuri kamera, kumva vanga ibintu. Ntabwo abantu bose ariko bamenyereye kujya kuri izi mbuga zacu, nabyo ntubimunengere. Ntekereza ko nawe byakubaho, ariko simbikwifuriza. Tugushimire kandi wihangane, ndabizi neza ko Imana izakugirira neza. Murakoze cyane. Tubashimira namwe rero bakunzi b'Umwana TV, ibiganiro byacu nakagaruka kandi nukuri muduhaye amaboko yanyu. Nukuvuga ngo no gukanda subscribe n'iri jambo ritukura urikandaho, hanyuma rikava mu mutuku, iyo nzogera nayo ukayikandaho. Ubwa gatatu niyo ngiyo yitwa oro, nayo ukajya ubona notification zacu, ibiganiro dushyiraho. Turacyari abana natwe ntaho turagera, ariko tuba twifuza ko muduha amaboko yanyu kugira ngo inkuru zacu zose zijye zibageraho, kandi nukuri namwe ibyo mukora Imana ibyagure. Kambashimire, nitwa Emmanuel Kanani. Imana y'u Rwanda iragahorana namwe.